Uyu munsi tugiye kurebera filime hamwe yitwa Little Prairie cyangwa se samari yayo. Dutangiranye abakobwa b'ababyinnyi bafite urugendo hari ahantu bagiye kubyina mu festival. Tugiye kurebera hamwe urugendo rwabo rugoranye kugerayo. Uyu mukobwa yaje kuburiramo mama we. Tudatinze gato barakwereka imodoka yabo yari igeze Hungary. Bari bavuye muri Amerika bagiye kubyina mu mujyi wa Hungary. Barakwereka aha ngaha muri bisi, ariko hakaba harimo umwana w'umukire urimo kuvugana n'iwabo avuga ngo bamushyize mu kimodoka cyashaje, ngo cy'iki bisi ngo ari kumva ngo yananiwe, ngo ari kubona ngo ari mu mashyamba, ariko abandi bamwihoreye. Ese uyu mwana nta nubwo uyu mwana ntabwo yumvikanaga n'undi mukobwa uwo ari we wese muri iyi bisi. Turakomeje rero, barakwereka bisi yarakomeje iragenda ahantu mu mashyamba hateye gutyo. Mwibutsa gukora subscribe niba utarakora subscribe kuri Bienvenue Edits. Tuzajya tubagezaho movie zisobanuye nk'izi ngizi, ndetse ukeneye na filime nshyashya watwandikira kuri WhatsApp, nimero zacu tuba twazishyizeho tukazigura. Barakwereka bisi igeze mu mashyamba, yatangiye kugenda gahoro. Tangira kugenda gahoro, ariko bakomeje n'urugendo rwabo. Bidatinze bageze mu nzira, bisi yabo yaje gupfa, ariko ntibacitse intege, bakomeje urugendo rwabo. Barukomeza n'amaguru. Uri kumva ko bari bafite umuhate wo kujya kubyina, ndetse yari amahirwe akomeye cyane kuri bo kujya kubyina nko muri iyo festival. Umukanishi yakomeje agerageza gukora imodoka, ariko imodoka iranga. Muri ako kanya imvura yatangiye kugwa. Meterese wabo wabigishaga kubyina atangira kuvugira kuri telefone, umukobwa wamureba, ariko n'abandi bakobwa nabo bibaza ibyari bibaye. Muri ako kamwanya meterese wabo yakomeje kuvugira kuri telefone ababwira ko agiye gukoresha uko ashoboye akihuta. Abo bakobwa rero batavugaga rumwe barimo baterana amagambo muri bisi, basubirikanya amagambo, undi ayisubiza. Meterese yarinjiye arababwira ko bagiye kugenda n'amaguru, batagomba guhagarara kuko bari bafite igihe gitoya cyo kugerayo, bagomba kwihuta. Abakobwa batinze kubyumva, ariko baza kubyumva. Umutekinisiye nawe yarimo kugerageza gukora imodoka. Nuko rero bapakira ibikapu byabo berekera urugendo n'amaguru. Gusa nk'umushoferi wari uzi iryo shyamba yavugiye mu mutima ngo ati, aho mugiye Imana ibane namwe, kuko yari azi ko nta keza kari muri iryo shyamba. Abona abakobwa bagenda na meterese wabo, nawe asigara akora imodoka. Bidatinze gato bakwereka bageze imbere, imvura yabanyagiye, bakabona icyapa cy'akaresitora kavuga ko imbere hari akaresitora. Baravuga ngo reka twihute tujye muri ako karesitora turebe ko twaharara. Dufate nk'akaresitora se cyangwa se nk'akaroji. Ako karoji cyangwa se ako karesitora kari kari ahantu mu mashyamba ya konyine, mu mashyamba y'inzitane, ahantu utumvaga ko haba hari n'abantu. Barakomeza muri ayo mashyamba baragenda, imvura ni yose. Umukobwa w'abakire we yari afite telefone ngo ari gushaka network.
agize uwo abaza ngo we ngo afite network, bamusubije kuriya nawe ubonye. Bakomeza imbere bagenda ngo barebe ko bagera aho babona barara. Nuko bageze imbere kuri ka karoji cyangwa se ako karesitora cyangwa se ako kamoteri, babona umuntu w'umugabo arimo gusunika ingorofani. Nuko ababonye arababwira ngo murimo murajya he? Musubire iyo muvuye. Ahangaha ibyumba ngo byadushiranye, mujye kureba ahandi murara. Nuko bakirimo kuvugana n'uwo mugabo, haza undi mugabo arababwira ngo wabaretse bakinjira Sam. Abakobwa beza nk'aba ngaba ubona twabura aho tubaraza? Ngo rata nimwinjire mfa kuba mufite ayo kwishyura. Nuko baratunguwe bibaza impamvu umuntu yarimo kubabwira ko nta byumba bihari, undi akaza ababwira ko hari ibyumba, ariko hakaba harimo akandi kana k'akaragi n'umuvandimwe wako. Nuko umwana w'umukire atangira guteta ngo waba mu icyumba cya wenyine, ariko siko byari bimeze. Bababwiye ko bari burare hamwe ko ibyumba byabashiranye. Nuko barihuta binjiramo, aka kana k'akaragi n'undi mukobwa w'umwirabura basigara inyuma. Barinjira mu kabari basangamo abandi bantu benshi, nabo batangira kwisanisha nabo. Hakaba harimo akandi kana k'agahanzi kari ako mu mabuja abo muri iyo nzu. Uyu mugabo twabonye hano hanze yari umukozi w'uwo mugore. Nuko Metresse atangira kuganira n'uwo mugabo, ariko mbibutse ko wa mushoferi mu modoka yavuze ngo Imana ibane namwe mwa bakobwa mwe, aho mugiye nta keza kaho, mugiye mu birura murigemuye. Nuko batangira kunywa mu tuyoga. Bidatinze bakuyemo imyenda yabo, bicara muri ako kabari bambaye ya myenda bari performingana kuri stage bari bagiye kubyina. Nuko batangira kubazanira ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Nuko abana batangira kurya ndetse batangira no kunywa, bari kumwe na Metresse wabo arimo ababwira ngo mujye vava mujye kuryama, mu gitondo ndakomeza urugendo, nta gihe kinini gihagije dufite. Nuko bakomeza kumva akaziki, ariko n'umumabuja wo muri ako kabari azi. Uyu mumabuja nawe yahoze ari umuberlin. Gusa ku bw'amahirwe make akaguru ke kaje gucika ku bw'impanuka. Abana bakomeza kurya baganiramo, ariko ka karagi gafite mukuru wako agenda akaganiriza agacira n'amarenga. Gusa muri ako ka mwanya hinjiye umwana w'umukire, gusa papa we yari ikihebe, mbese nawe wabonaga ko nawe ari ikihebe. Yinjira muri ako kabari kamwe karimo abo bakobwa, ndetse ubona agenda atikoraho n'ubwiyemezi bwinshi n'ubwirasi n'amayesikoti ye inyuma. Aza yiyenza ku babonye muri ako kabari wese, gusa baramubonaga bakamutinya kubera ko se yari ikihebe afite n'amafaranga menshi. Nuko uwo yiyenjeho wese yazamuka akabona ari we, akamubwira ngo usuhurize papa wawe sha. Nuko aza hano kuri kontwari atangira kwaka amayoga, ndetse yaraje no gusoresha hano, bamuha amafaranga ye muri envelope. Bidatinze gato tubona umuntu asa yomboka, ariko afite ibirenge by'aba ballerina. Sinzi icyo yari yikanze, gusa reka turebere hamwe. Kumbe ni Metresse wa ba bakobwa. Aza yomboka ariko sinzi icyo yari yikanze, ubona ko afite ubwoba bwinshi. Aza yegera gahoro gahoro,
ahengereje mu idirishya, mana yanjye, urebe ibyo yabonye. Abona ibintu by'ibikasi, amaraso ameneka, ndetse abona wa mumabuja arimo gushyushya icyuma. Sinzi uwo arimo kuvugana nawe, gusa arinda gato urabibona. Arimo gushyushya icyuma, ariko aho wagira ngo afite undi muntu urimo baravugana. Gishyushya icyuma cyagenda kiratukura, kumbe hari umugabo bari baziritse. Nuko uwo mugabo baramufashe, nuko nguko bamukata ururimi ngo yari yamugambaniye. Uyu mugore ngo nta keza ko kumugambanira. Iyo umugambaniye agukuramo ururimi. Nuko umugore abonye ibyo bakoreye uwo mugabo, ubwoba bwaramwishe, abona ko nta keza ko kurara aho hantu. Abona ko n'abo bantu bahari nta keza kabo. Nuko asanga rwose abana barimo babyina kuri stage, bambaye na ya myenda rwose banezerewe, batazi ibyabaye. Gusa umwana wa uriya meterese we yumvaga adatuje. Aravuga ngo reka mbe ngiye kuri toilette gatoya, ndaba ngaruka. Akumva atameze neza, nawe akumva aho hantu rwose nta mutekano uhari. Nuko mama we avayo yirukanka aje kubabwira ibyo abonye, aza yirukanka ababwire ngo bavaho ngo bagende. Gusa wa mwana w'umukire aramwitambika. Arimo kumuhatiriza ngo baryamane. Umugore arabyanga, ndetse n'ibyo yari amajije kubona ntabwo byari butume arara aho hantu, kuko yari yabonye ko nta keza kaho. Nuko akubita uwo mugabo ivi ryari ahantu nawe wiboneye, aragenda. Umukobwa we aravuga ngo ntureba, arishima. Nuko icyo kigabo gikurayo imbunda, kibonye umugore yanze ko baryamana, kimurasa mu mutwe. Abo bana bahita bagwa shock, bumva babuze ubwenge, mbese ikigabo wumvaga ko nta n'isoni gifite cyo gukora ibyo bintu. Bisa nk'aho hantu ubundi hari hasanzwe habera n'ibyaha. Umwana we yabaye nk'uguye muri koma, avuga nk'ubwenge, asa nk'utaye ubwenge. Nuko abo bakobwa nabo barabafata babajyana muri basement. Gusa abakobwa bagerageza kwirwanaho. Ndetse iyi filime isa nk'aho yari igiye kuba yatangira. Iryo rikaba ari ryo zina rya filime. Bidatinze bakwereka abakobwa bose bari hamwe, buzuye amaraso, bagerageje kwirwanaho ntako batagize, nubwo byari bigoye gucika aho hantu. Abo bakobwa biyemeza ko bagiye kurwana urugamba mpaka basohotse aho hantu, bakajya kubyina ahantu bagombaga kujya kubyina. Cyane ko dore na meterese wabo yari yapfuye, atagihari ngo abayobore, bagomba kwijyana bakigezayo bakabyina, kuko ngo yari amahirwe akomeye mu buzima bwabo kubyina aho hantu. Abakobwa biyemeza ko bagiye kurwana intambara, bakemeza ko barigomba gucika aho hantu. Tudatinze hanze bakwereka umugabo mukuru ushaje cyane ari kumwe n'abagabo b'abapagasi benshi, baza barasa uwo babonye. Uwo mugabo yari papa wa cya cyana cyarashe meterese bari abakobwa. Nuko binjira ako kabari, ariko ako kabari nyirakabari yari agateza ibisasu, kuko yashakaga kwihorera kuri uyu mugabo wari baramuciye akaguru. Inzu yose yari iteze ibisasu. Abakobwa bemeza ko bagiye kurwana intambara ibasohora aho hantu, bakajya kubyina byanze bikunze. Niba utarakora subscribe, ndagushishikariza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Bienvenue Edits.
tukajya tubana muri movie recaps za buri munsi. Filime ni buri munsi saa 12 z'umugoroba, saa 12 zuzuye tubaha filime nshyashya twakoze. Mukore subscribe, share, like na comment, mutubwiye muri comment indi filime twazabakorera. Ikindi kandi ducuruza na filime. Umuntu ushaka filime yatwandikira kuri nimero za WhatsApp twazishyizeho, tukamuha filime nshyashya zirimo zirasohoka z'abasobanuzi benshi batandukanye. Nuko dukomezanya n'abakobwa ariko ubona ko bafite ubwoba bw'ibintu bagiye gukora. Bazamuka bavuye muri basement bajya hejuru. Inzu yose ariko yuzuye ibisasu. Ubwo uyu mugore nyiraka kabari yari yiyemeje ko agomba gupfana nabo bose, akihorera ko uriya mugabo wamuciye akaguru akamubuza kugera ku nzozi ze nk'umubalerina. Tudatinze batwereka ahangaha abakobwa bose bafashe cya kigabo cyarashe meterese wabo, biyemeje ko nabo bagiye kucyica bagahorera meterese wabo, cyangwa se bagiye kugiha uriya mugabo papa wacyo akabareka bakigendera. Nk'uyu mubalerina wari waraciwe akaguru yarabujijwe kugera ku nzozi ze, aba yumva yamwica hanyuma akica na se. Gusa abo bakobwa bo ntabwo babishakaga, ko bari bisanze muri kesi y'ibintu batazi, bisanze muri kesi y'abantu babiri bafitanye ibibazo. Ubwo ngubwo bashaka uburyo bagomba kuyisohoka. Ariko uyu mukecuru we yari yaruriye yashakaga kwica icyo kigabo, nuko nawe akaba yihuriye kuri kiriya kigabo cyamuciye ukuguru. Gusa kino kigabo cyari kishoboye uriya meterese w'ababalerina gikomeza gutakambira abo bakobwa ngo bakibabarire ngo ntibamukimure. Nuko bashaka kugisunika ariko biranga, barahatiriza biranga. Birangira nyirakabari aretse abakobwa ngo bigendere bagende bagere ku nzozi zabo, kuko inzu yari iteze ibisasu yose yari igiye guturika. Tudatinze twongera kubona abakobwa basimbutse inzu yaturitse, bose ari ivumbi, bananiwe nta mbaraga bafite. Ariko kubw'icyo bashakaga barahaguruka bagakomeza urugendo, bafata moto yari aho ngaho bagakomeza urugendo kugira ngo bagereyo vuba. Bagera aho bari bagiye kubyina bose buzuye amaraso, abantu babarebye baratangara, bababwira ko aribo babyinnyi bari bavuye muri Amerika baje kubyina aho ngaho muri Hungary. Nuko baba stage yabo bajya kubyina. Ese wowe umaze kureba kano gafilime reka kwigishije, andika isomo ukuyemo muri comment dukomeze, cyangwa se twandike muri comment akandi gafilime wumva twazagukorera tukakaguha ukakareba. Ciao, tubonane mu zikurikira. Mwibutsa ko filime ni buri saa 12 buri munsi, saa 12 z'umugoroba filime buri munsi. Mwibutsa gukora subscribe, like, share na comment niba utarabikora.